Ikwende TV ni wowe wacu turagukunda abasore n'abakobwa turagukunda cyane abasaza n'abakecuru bikaba akarusho abana bose nakubwira Esta kubicaye hano ariko sano no behebo bwiza ufite we umva umva agora gashaka hari ikintu kimwe njye ntekereza umva ndababaye pe iyo nza kuba umugabo ukaba umugore niba nari bugutuze mu kwezi niba nari bugutuze mu bicu niba nari bugutuze mu nyanja cyangwa mu muriro iki mu muriro wahitamo he nakabaye mitamo ariko uri umugabo nanjye sindi umugore nakubwira iki bose ni wowe ndi kubaza cyangwa uba wavuniye ibiti mu matwi bose wanjye we umva noneho bose wambaye ingofero imeze nk'iy'umwami Kigeli ariko mana umva navuze ikintu na kimwe kitajya kikubera imana ibigise kinyohereje muri ubu nawe imigisha si ukugiguha gusa umva imigisha rwose urayifite n'igikundiro mu bantu uzi ko abantu inaha bose biri bavuga ati bosi wawe niwe mwiza niwe ugira umutima mwiza mbwira uri mu biki ibyo ndi kukubaza nari mvuye hariya kubwiherera uzi naje ryari uje ndi kukureba ndi kuva kubwiherera nyine wari uri mu biki ni ibiki wari uri hari ikintu umuntu akora kubwiherera turiya tugambo twari utwiki uyu mukobwa nari ndi kumucira umugani ni umugani nari ndi kumucira rwose ariko buriya uriya mugani nanjye wararyoheye umugani se wakuye uriya mugani nawukuye kuri radiyo no kuri televiziyo hasigaye hacaho imigani none ari umugabo uvuga nkawe urundi ijwi wagira ngo ni usigaye uca imigani umva jya mu kazi kawe nawe kandi ujye wumva ibyo nkubwira reka murope reka murope akwesita utazabikora hari umukobwa bafatira krete cyangwa itoroshi nagaruka bakoropa sabwiye gusa gukora akazi bazakora jya kuzana umukoropesha bari gukoropesha cyangwa itoroshi afese nyine reka siga genda jya kuzana rakubere ihute Chabiranya Chabira uri mabasha mwiza
ese bitabisha amakuru narindi hirya numvaga utari bunyumve ninkwitaba ariko nakwitabye ntaje uburyo umuntu ashobora guhamagara nkahamagara nka na nyiramuhande zikansubiza igabo umusore uri umuntu mukuru uri umwana nako igitambambuga uri iki abuja ndi umukozi umukozi seki uri umukozi uri umwana ndabizi nyine ko uri umukozi ubundi se icyo ukora urakizi ukora iki nkora akazi kose hano ngateka nkoza ibyombo se mabuja ko harakaye ako ikibazo nibaza ku buriri bwawe kuki wameze kureba binini bikiri ku buriri bwawe urabumeze hose sishuka se mabuja nishuka ihari navuye mu gitondo nabyutse mabuja nahise matunganya ndahasasa neza hameze neza none se biriya ni ibiki biriho imvura igwa iwawe ni amazi umena nk'amazi kuki uburiri bwawe butose nose ku buriri bwanjye haratose ubwo niba hatose ni imvura ubwo ni imvura kuko imvura niyigwa noneho amazi akamanuka ubwo niyo cyatumye hatoha ni imvura n'ubundi ariko nabibonye na mbere ukiza kuri iki kigo iki kigabo kinyara ku buriri gusa bikungana ako mpabuja uriya uzi kuntu njye buranya ndeba nkabona abantu bose mucuruza ibintu bimwe nta n'umuntu wagakwiye kujya guhahira ahandi uhari ubu hari abajya bajyayo kuko ukuntu mbabona ugira umutima mwiza nta nubwo kuvuga ntabwo ujya ubishobora rwose uri umuntu mwiza uzi ko nta n'undi muntu nakorera ahubwo reka mubwire mpabuja buriya hari ahantu ucururiza mu mujyi bosi mu gihe aba yatenze kugera hano kuko ataha mbere yawe niho abanza kuhanyura ngo wamubonye ute nawe rega naje ngo mpamuje ngo imico myiza w'igitangaza ndavuga se bazanye katuni zigenza navuga ukuri ngo nabonye abantu batangaje burya uru rugo n'urw'ingenzi uzi ko ngiye burangi bose we na mapusha n'abantu ndabona bameze nk'aho ako ubundi wanyoni ubundi yavutse yitwa iwanyu niba bakwitiriye se nawe yitwa ntabwo wabivamo ni birebire niko tucabiranya ugacabiranya mu bikorwa wagera ukancabiranya ugacabiranya bosi wawe ugacabiranya mukobwa wanjye ugenda utanga ucabiranya icyo bikunda ariko buriya rwose mabusha ikintu cya mbere nitaho ni ugukora akazi kanjye naho ibindi rwose akazi se uragakora usibye gusetsa uretse ko wagize uwo mukobwa akagufasha wowe ningute mbaza umbwire buriya mwese muri bacabiranye ubundi mwirira muhaye akazi gute naje ngasanga ngo mwabyumvikanyeho mwese gute nasanze mwamwishimiye yaba aragiye mwese arimo abyinakirwa nzenze hari ubundi ibintu byose biza bituza wagira ngo yazanye imiti ariko narumiwe buriya mabuja muri abantu beza cyane buriya ariko reka mbabwire ajya mbona tuzanava no mu Rwanda tukagera no muri Amerika kuko mama iterambere muri kugendana naryo umva yewe izo cyacabiranya n'icyana cyiza ikintu gisigaye hano muri rugo ni ukujya ngenda umva nkafata nkaryama mukajya mutambuka mungendaho kuko ibyo mukora kibaba we nakarakana uragiye utambwiye neza inzozi zo kujya muri Amerika urazifite kuko mama iterambere se muri ahubwo mwebwe none iterambere niba riri ku muvuduko wa 20 mwe muri kuri 23 ariko narumiwe boss iki se kandi bambere nayo banyutse uba iki mwana wa reka nze ngufashe